birangoye ni umuntu twakuranye ibintu byose dusangira byose duhuje rero birangoye rero ndamubwira ati mana yanjye urabizi mushiki wawe ndamukora no ku munsi w'ubukwe yarangigaragarije ntabwo nshobora kumwanga naze mu rugo uzaguha gift kubyiriya kabiri ego niriya yaramburiye oya se mba nikina oya nta mpamvu yo kwikina ikiza wayitanze ubikuye ku mutima kandi ikindi nyine wowe nkwisangamo nkwibonamo mba numva nyine nkwirekura sinzi nyine mba numva turi kumwe nakirekura ibintu byose Karameli iyo ushaka kumbwira ikihe Hello everyone, ndabasuje mwese muri hano tugiye kwa twaganira neza abantu mwese mwibaza ni ese iyi filime yiswe amahitamo yanjye ni biki bigiye kuba byabaho nyuma yuko Tsuki arimo kuba yaragiye kuba yatanga aho twakita nka nyirabuja abantu benshi bikanzemo bavuga ati ibaze amutanze cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni filime yiswe amahitamo series, filime nziza cyane irimo umugabo w'umuhemu cyane, filime nyarwanda ariko filime iteye ubwoba, iri terrible my friend. Twagiye tubona filime nyinshi like a bad choice and another film. Kwa hivyo leo nataka kukuambia, nshaka kukubwira ko uyu munsi wa none filime yacu twagiye tubona turi benshi tukibaza ni what the end, ese bizagenda gute, ese bizarangira gute. Kuri uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo tugiye kwa twaganira neza tumenye byinshi birambuye hano kuri filime yacu yiswe amahitamo yanjye. Ese nyuma yuko Miki umugabo we adashakishwa n'umuntu umwe cyangwa atari umuntu umwe urimo kuba yamugendaho, ahubwo ari uruhererekane rw'abantu benshi bashaka kuba basenya uyu mugore, uyu muryango bashaka kuba wabawushira hasi. Ese ni ukubera iki? Gusa byo ndagira mbabwiye ngo guhera uyu munsi tugiye kuba twagaruka kuri filime yiswe Isereri. Iyo ni filime iri kunyura kuri channel ya Emma Impayancha atariyo agabwe anyuzaho ibindi bikorwa bye. Ni filime irimo musore tuzi ku zina rya Irene Murindahabi. Kuri ibyo ngibyo ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi tugiye kuba twaganira neza cyane, tuganira ati ese ni ibiki bigiye kuba byagaragara hano kuri filime yacu. Abantu mwese ndabizi ko mukeneye kuba mwamenya ati ese ni ibiki, ese birava he bikajya he. Gusa byo nanjye ndi hano kugira ngo tubimenyere hamwe, tumenye ati ese ni ibiki bituraje ishinga hano kuri filime yacu, filime dukunda cyane turi benshi cyane. Ese muratekereza ari ibiki bigiye kuba byaba hano kuri filime yacu? Ndagira ngo nkubwire ngo abantu mwese twabanye kuva filime itangira kugeza uyu munsi wa none, ndagira ngo nkubwire ngo ibintu bigiye kuba byakomera cyane, ibintu bigiye kuba byazana ikindi gikomere mu bantu bagiye batandukanye. Abantu benshi bagiye kuba babara abantu babi cyane kubera ibintu byagiye bigaragara hano kuri filime yacu, ibintu bibi cyane, ibintu biteye ubwoba cyane, icyo bita terrible something. Ndi hano kugira ngo nkubwire ngo Tsuki agiye kuba yatabara uwo twakita nka nyirabuja wiwe, twakita nka mabuja we, ariko ntabwo afite amahirwe. Uyu mukobwa yaje nka sekibi kandi icyamuzanye agomba kugenda agisoje. Nk'abantu mwe mujye mwitondera abantu mubana mu nzu, sometimes igihe wagira ngo ubana n'umuntu naho bana n'ikiremwa kitari umuntu, kitafite umuntu. Gusa by'icyo nakubwira cyo ni kimwe, be careful, mujye mwitondera buri kimwe cyose mwishimira gukora, cyane cyane kuko ushobora kwishimira gukora ikintu ugasanga
ubigiriyemo ibibazo bikomeye cyane. Gusa byo ndagira ngo nkubwire ngo ibintu bigiye kuba byagaragara hano kuri filime yacu biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba kuri rwa rwego aho bigeze ko ndi kubona nakabona ibintu bigiye kuba byaba bibi cyane. Filime yiswe Amahitamo Yanjye.